Hello my people, mumeze mute? Njye meze neza, nizere ko namwe mumeze neza. Mbahaye ikaze rero kuri Shyaka Beauty Show. Nari mbakumbuye pe. Ubu rero twaje ngo tugire icyo tuganira. Ntabwo tuzajya tubigira amasomo menshi cyane, ariko tugiye kwigana. Ese iyo bavuze inzira zorohereza abafite ubumuga wumva iki? Twigane muri iki kiganiro, bigira icyo biguhindura, bigira icyo bifasha sosiyete, kandi nanjye ufite ubumuga bigira icyo bimfasha, bigire n'icyo bihindura. Ikiganiro twigane rero tugiye kujya tugikurikira kuri Shyaka Beauty Show kugira ngo tugire ibintu twigana. Tuzajya twiga mu buzima bwa buri munsi tubamo. Ntabwo tugiye kwiga byo gufata note mu makayi, oya, ahubwo tugiye kujya twigana ibintu bimwe na bimwe tutari tuzi ko bishobora kubangama, ariko twige turebe ikintu cyavamo, twige turebe ikintu bishoboka ko twahindura muri kominote yacu, muri sosiyete yacu. Njye nawe twigane turebe icyo twahindura muri sosiyete, sibyo? Nonaha rero ubu tugiye kwiga cyangwa tugiye kureba akavidiyo gatoya, umbwire icyo ukuyemo nanjye ndakubwira icyo nakuyemo, sibyo? Twigane. Guys, nje kwibariza abantu mutegura bizinesi zo gusohokera nyine bare, hoteli, kuki mutibuka ko aba disability bose batagera ku ntebe mwakoze? Ngo mwibuke ko hari uwo bigora kwicara kuri ya ntebe. Nk'ubu iyo hatagoboka uno mwana byari bigoranye pe, kugira ngo wurire intebe uyigereho, n'iyo uyigezeho kugira ngo ubashe kugira gukandagira biragoye pe. Ni ukuri mujye mwibuka abafite ubumuga kandi butandukanye. Noneho kugira ngo umuntu yinjire mu nyubako runaka, waba ugendera ku igare, waba ugendera ku mbago, biragoye, kandi kugira ngo ubone umuntu ugufasha kuba wakinjira aha hantu, ahari rampe nazo zirahanamye ukuntu, ni ukuri mu bigiri byanyu pe. Noneho tugeze kuri transport, kugira ngo winjire muri bisi ufite igare biragoye ku rwego utabyumva, kereka ugize amahirwe ukabona umuntu shoferi mwiza akaza akagufasha. Ni ukuri inshuti zanjye, nizere ko babonye. Ubu noneho tugiye kuvuga kuri bino tubonye, tugiye kuvuga kuri iyi videwo tugiye kwigana. Iki kiganiro kimaze ni ukugira ngo turebe nyine ibyo tutitagaho. Ukurikije ino videwo tubonye, ukurikije uko wabonye situwasiyo yari imeze, ese niki twahindura? Ese abafite ubumuga ntabwo bagomba kujya ahantu nyine bo batiteguriye? Ni ngombwa ngo babe ari bo basetinga ibintu byabo, cyangwa nawe wamufasha kugira ngo abashe kumera neza? Ni byiza rero ko utegura, ariko ukibuka neza ko hari igihe aho wateguye hari abafite ubumuga bashobora kuhaza. None se nshuti yanjye, umushoramari, wowe ufite bare, resitora n'ibindi, iyo ugiye kugura intebe utekereza ko hari ufite ubumuga utazabasha kwicaraho? Ese iyo ugiye kugura accessoires izo arizo zose uri bukoreshe muri bizinesi yawe, utekereza ko ushobora guha akazi umuntu ufite ubumuga kandi ukeneye gukoresha bya bikoresho ufite? Ese mu nyubako twubaka, iyo ugiye kubaka inyubako yawe, utekereza ko hari umuntu ufite ubumuga usaza kugusura? Twigane rero dukurikije ibyo dufite muri sosiyete, dukurikije ino videwo tubonye ko bibangamye. Kuba uri umuntu ufite ubumuga ugendera mu mbago, utabasha kumanuka kuri esikariye z'ahantu runaka, nimba utanazimanuka no kuzizamuka urumva n'ibibazo. Ariko wowe wubaka, warabitekerejeho ubona ko nta mushyitsi
ufite ubumuga uzaza iwawe kugusura, reka twemere ko nta mushyitsi uzaza. Ese wowe biramutse bibayeho bikaba ngombwa cyangwa se ukagira ibyago, ni ibyago ntabwo ari ngombwa mama, ukagira ibyago ugakora agisida, buri wese ni umukandida tujye tubyibuka, ugakora agisida iwawe wararangije kuhabana no kuhafunga ku buryo nyine utabasha kwakisesinga kuri buri kintu cy'iwawe, wabigenza uti? Twigane rero, twigane turebe icyo tugomba guhindura muri sosiyete. Ni njyewe umushoramari, ni wowe mukiriya, ni wowe kugira ngo wibutse mugenzi wawe nimba ugiye gukoresha intebe zo kujya muri resito bare, ibuka ko hari undi muntu ushobora kuza kureba serivisi aho ngaho ntayibone bitewe n'ibikoresho afite. Nimba tugiye kubaka twibuke ko hari ufite ubumuga utazabasha kwinjira, cyangwa se nawe ubwawe hari igihe wakenera cyangwa se waba muri bwa buzima utatekerezaga ugasanga wifungiye amayira. Inshuti zanjye, ndifuza ko twiga tukigana, tukiga guhindura ibintu byose bishoboka byatuma sosiyete yacu iba nziza. Mwakoze rero gukurikira Shyaka Beauty Show, mwakoze gukurikira amasomo ahari kuri Shyaka Beauty Show, kandi nizere ko hari icyo ukuyemo. Ndabakunda, bye bye.